ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikwemera izakwemeza batakwemera. Imana ikwemera izakwemeza batakwemera. Nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya, muri iki gitondo, haranira ko Imana yakwemera kugira ngo ikwemeze batakwemera. Imana nikwemera izakwemeza batakwemera, ariko Imana nikugaya, ahantu hose uzagera uzaba uri igicamuke n'inzererezi umeze nka Kayini. Uyu mugabo bita Yesayi afata umwana we wanzwe n'abavandimwe be, wanzwe n'umuryango wose, wanzwe n'urugo rwe, aravuga ati n'ubundi ntacyo amaze nagene mu bashumba. Nusoma Bibiliya irakubwira Dawidi ibyo yahuye nabyo. Intare zajyaga ziza zigaza gutwara umwana w'intama, idubu zajyaga ziza. Bivuze ngo Dawidi yoherejwe ahantu yagombaga gupfira. Nagira ngo hari ahantu woherejwe ugomba gupfira, ariko iki gitondo ntabwo uri uwo gupfa niba Imana ikwemera. Niba Imana itakugaye ntabwo uri uwo gupfa. Hari abantu bagiye gutegereza ko upfa bahebe, hari abantu bagiye gutegereza ko ibyaha birangira bahebe, kubera ko ntabwo ahantu uri ari aho gupfira, kuko uburinzi bw'Imana bukuriho, kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo yigeze yigira ku byabaye kuri se, kuko ibyo byabaga kuri se ahari, kuko n'umwana wa Nebukadinezari, ariko bikaba ntagire isomo akuramo. Nagira ngo ibiri kuba ku babyeyi bawe no ku muryango wawe, nutabikuramo isomo, Imana yo yarabibaze ko wabimenye, wabisobanukiwe. Niba waravutse iwanyu basenga, bagasenga bakagusenyera, ukamenya ko gusenga bifite umumaro, wowe ukazidegembya umunsi ukanga gusenga, uzamenye ko kuba iwanyu baragusengeye, barasenze, Imana yarabibaze ku buzima bwawe. Biriya bintu byose wagiye wumva, nubwo ngo nababyumvise ngo kuri radiyo, ngo nagiye kuri TikTok ndasikororinga ngo numva ijambo ry'Imana, biriya byose Imana yarabibaze. Ndetse Imana nijya kujaginga, nijya guca urubanza, izabiheraho byose. Imana iguhereze umugisha Soso, n'abandi mwese dukomeje kubakira muri umwanya w'ijambo ry'Imana, kandi wawemere ko nugiramo ikibazo uza kuza kukibaza, nubwo mbona abantu benshi badakunda kubaza, ariko biba ari byiza ko umuntu abazi yatumvise kugira ngo abashe kugira icyo asobanukirwa. Ndabingiza mukomeze mutapinge kugira ngo akore ibisubizo zo kumeza kumanura abantu, babona ko zigenda zibamanura kandi atari ko bakeneye kumanuka. Rero tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, wumve wishyize wizanye kandi ugubwe neza muri aya materaniro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, turasoma igitabo cya mbere cya Samweli, turasoma ibice 16 umurongo wa 7 tugeze 13. Haravuze ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranyije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranyije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranyije. Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusweho amavuta, niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo namugaye. Ijambo ry'Imana riri kuvugana nawe. Ntabwo nzi nimba uyu mwanya iri jambo rikugaye, ariko najya mbwira ngo niba rikugaye, najya mbwira ngo
ugire umwanya cyangwa se ufate ikindi cyerekezo, uhindukire uve mu byo wari urimo ujye mu mwanya Imana itari bukugaye. N'ishyano ni ikibazo gikomeye kugawa n'Uwiteka. Rimwe na rimwe abantu benshi ntabwo bita ku cyo Imana ikora iyo umuntu yashimwe nayo. Ubundi ntabwo abandi bantu bita nanone ku kibazo umuntu agira iyo Imana yamugaye. Mu gitabo cya Daniyeli tubonamo umugabo bitaga Belushazari. Uyu mugabo bitaga Belushazari yari umwami w'igihugu cy'i Babuloni, yari umwami w'Abakaludaya, ndetse yari yarasimbuye se ku ngoma umwami witaga Nebukadinezari. Ariko nawe yahuye n'ikibazo cyo kugawa n'Uwiteka, kandi mu kugawa n'Uwiteka kwa Belushazari byatumye uwo mwanya iryo joro atanarirenza. Ndakubwiriza ukuri ngo amasegonda, isaha, umunsi umwe Imana ikugaye wahura n'ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu kugawa n'Uwiteka ni ikibazo gikomeye ku muntu wagawe n'Uwiteka. Rero uyu munsi wisuzumye najya nkisuzuma, ndakubwiza ukuri Uwiteka akadushima twagira impinduka idasanzwe mu buzima bwacu. Uyu Belushazari rero yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Ntabwo bivuze ko yakoze ibiruta ibyo se yakoze. Ise nawe yarabikoze, ariko ise nubwo yabikoze yajyaga agira umutima uca bugufi. Yamenya ko hari Imana ikwiye gusengwa, akanategeka n'abandi ngo muyisenge Imana ya Daniyeli na Saduraka na Meshaki na Abedenego. Rero uyu Belushazari we ntabwo yigeze yigira ku byabaye kuri se, kuko ibyo byabaga kuri se ahari, kuko n'umwana wa Nebukadinezari. Ariko bikaba ntagire isomo akuramo. Nagira ngo ibiri kuba ku babyeyi bawe no ku muryango wawe nutabikuramo isomo, Imana yo yarabibaze ko wabimenye, wabisobanukiwe. Niba waravutse iwanyu basenga, bagasenga bakagusenyera, ukamenya ko gusenga bifite umumaro, wowe ukazidegembya umunsi ukanga gusenga, uzamenye ko kuba iwanyu baragusengeye, barasenze, Imana yarabibaze ku buzima bwawe. Biriya bintu byose wagiye wumva, nubwo ngo nababyumvise ngo kuri radiyo, ngo nagiye kuri TikTok ndasikororinga ngo numva ijambo ry'Imana, biriya byose Imana yarabibaze. Ndetse Imana nijya kujaginga, nijya guca urubanza, izabiheraho byose. Nagira ngo mubwire ngo niba uko byagenda kose ushobora kuba uri igicibwa, ushobora kuba uri insuzugurwa mu muryango, ariko Imana yakureba ikabona ni wowe w'agaciro mu muryango, kubera ko Imana ireba ntabwo ariko abantu bareba. Abantu bakubonye nk'udashoboye, abantu bakubonye nk'isuzugurwa, abantu bakubonye nk'aho ntacyo uzimarira, ariko ugira umugisha, Imana ikureba ibone kuri umuntu w'agaciro. Nagira ngo mubwire inshuti yanjye, hari ibintu bijya bitubona bikadutesha agaciro. Hari abatubona turi nk'ibyondo cyangwa ibumba, ariko Imana ikatubona turi izahabu. Hari abatubona turi ibintu biri aho ngaho bidafite icyo bimaze, ariko Imana ikatubona turi ab'agaciro. Nagira ngo yego ntiwongere kwirebaho ngo wirebe nk'isuzugurwa, nta mashuri ifite, nta diporome. Hari kuba ufite diporome nziza, ariko Imana itakwemera, ntacyo byamarira ubuzima bwawe. Erega mwibuke ko hari abantu bazifite, banafite n'utuzi twiza, ariko babuze ibyo abantu babonera imbere y'Imana. Babuze amahoro, babuze umutuzo, bahora buzuye umururumba, bahora buzuye gushaka ibyubahiro, ndetse bigatuma n'ibyo bari bifite bizima babyikuraho kubera ko babuze ubwenge bw'Imana. Nagira ngo iyi Imana rero ikugaye, urwego rwose waba uriho n'ibyo waba ufite byose biba impfabusa. Rero uyu muhungu wa Nebukadinezari, isi yagiye ahura n'ibintu byinshi, ariko ntiyabyigiraho. Maze ngo umunsi umwe akora skandale cyangwa se akora amahano, aragenda ajya mu bubiko bw'inzu ya se, akuramo ibikoresho byari byarakuwe mu nzu y'Imana byerejwe gukora umurimo w'Imana, arangije ajya kubinywesha. Nagira ngo mbwire abantu bavuga ngo ahantu hitiriwe izina ry'Imana, abantu hakezwa hagasengerwa, uko byagenda kose ntuze kuhafata nk'ahandi. Ibyo byo nabimenye. Numvise abantu benshi barabonye akito ko gusebya ibyejejwe by'Imana. Nagira ngo Imana uko yari iri kera n'umunsi niko ikiri. Maze ngo uyu mugabo akora skandali, afata byerejwe Imana isi yari yaranyaze. Reka mbabwire ngo kuba isi yaranyaze bino byerejwe Imana, nta kosa we yakoze, kuko yari ari gukora mu murimo w'Imana. Kubera iki? Kubera ko Abisirayeli bari barabanze kumva Imana
baranze kuyiyoboka, maze bituma imana yemera ko Nebukadinezari aza akabatwara akabajyana mu bunyage kugira ngo bige basobanukirwe icyo imana icyo ari cyo. Rero kubinyaga ntabwo byari ikibazo, ahubwo ikibazo kubikoresha icyo bitagenewe gukoresha nibyo byari ikibazo. Rero imana igigaye abantu iyo abantu bakoze ibyo badakwiriye gukora, cyangwa se bafashe ibyo bakwiriye kuba bakoresha ariko bakabikoresha ibyo batakwiriye kubikoresha. Nuko rero ngo maze ngo umurengwe wishe Belushazari, isindwe rimwishe. Abantu benshi bajya basindwa bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bamwe bagatuka Imana abandi bakayivuma. Reka mabwire ngo umugisha dufite uyu munsi wa none nuko Yesu yavuze amagambo akomeye avuga ngo utuka Imana azabarirwa, utuka umwana azabarirwa. Niwo mugisha abantu bafite. Ariko aka gatatu avuga ngo utuka Mwuka Wera nazabarirwa. Birashoboka watuka Imana, it's okay, wayituka pe, ariko nabwo ni ikibazo. Ushobora kwituka utabizi, ibyo nta kibazo ko imbabazi z'Imana zirahari. Ariko ikibazo nutuka Mwuka Wera we, kuko Mwuka Wera n'utera abantu kwihana. Icyo gihe ibyaye bizabirangiye. Maze ngo uyu mugabo bita Belushazari akora ibyangwa n'amaso y'Imana kugeza ubwo afata ibye bikoresho by'Imana akajya kubirisha, akajya kubinywesha ibizira. Nagira ngo nkubwire ngo abantu benshi muri no minsi bafashe ibyera by'Imana babikoresha ibizira. Usanga abantu benshi barafashe ijambo ku by'Imana, ku bakozi b'Imana, abandi ngo nta Mana iriho, abandi ngo Imana usanga bavuga ibintu byinshi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho, uri kwishinga abandi ibyo bavuga. Niba wari warasobanukiwe ukamenya Imana, none urasubira inyuma ugasubira muri Egiputa, ukajya gusambana, ukajya gusinda, ukajya kwiba, ukajya kubeshya, ukajya kugambana ngo kugira ngo ukire, ngo Imana ngo wakoreye ngo ntacyo yakumariye. Ndakubwiza ukuri, urimo urakora ibintu bigiye kuguteza ikibazo. Uyu mugabo bita Belushazari arangije afata ibikoresho by'Imana cyangwa se byerejwe Imana ajya kubinywesha. Arangije ngo mu gihe yari ari kumwe amaze gusinda, amaze guhonjagara, amaze kumva agera ahagejeje, ngo arangije abona ikiganza cyandika kirandika. Nagira ngo abantu benshi bamaze guhonjoka, bibagiwe ko Imana yabakuyeyo, yibagiye ko Imana bazanzamuye, bibagiye ko Imana bagire neza, ariko bagiye kubona ikiganza cyandika, kandi iki kiganza kigiye kwandika ku buzima bwabo. Nta kindi kintu, nta gihe bazaba bafite cyo kwihana cyangwa cyo kuvuga ngo Mana twaracumuye tubabarire. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riri kuvugana nawe ngo niwumva ijwi ryawe ntiwinangire umutima. Bishobora kuba waraguye ugasubira inyuma, ugasubira mu byangwa n'amaso y'Imana, ugasubira muri bya bindi wari waravuyemo. Ariko Imana uyu munsi urabona iri kukubwira ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe ntiwinangire umutima. Rero uyu mugabo bita Belushazari aragawa. Ikintu cyabaye amaze kugawa ngo umusobanuzi wari wishinga araje aramusobanura avuga ngo wapimwe ku gipimo usanga udashyitse, none ubwami bwawe buhawe Abaperesi. Ndakubwiza ukuri, iryo jambo rimaze kuvugwa, nta nubwo Imana yategereje ko bucya. Iryo joro Abaperesi baramuteye, baramwica, bamunyaga ubwami. Nagira ngo iyo abantu bagawe n'Imana, ibyabo biba birangiye. Imana nikugaya bizaba birangiye. Rero nanone iki gihe ku isomo twasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli, guhera ku murongo wa 7 kugeza 13, twabonye amagambo akomeye. Iki gihe nabwo cyari igihe gikomeye, nabwo hari umugabo bita Sawuli wari wabanje kugawa. Uyu mugabo bita Sawuli Imana yaramutoranyije imugira umwami w'Abisiraheli. Uwo ni umwami wa mbere w'Abisiraheli. Imaze kumutoranya, irangije iramutumira avuga ngo genda ujye kurimbura Abamaleki, ntugire ikintu na kimwe usiga igihumeka, icyo aricyo cyose ntugisiga, kandi nta kintu na kimwe wemerewe kurokora cyangwa gusiga. Maze uyu mugabo aragenda ajya mu murimo Imana ari mutumyeho, ariko ahageze ashaka kwigira intyoza. Hari abantu bigize intyoza mu murimo w'Imana, ashaka kwigira Nyirandabizi, ashaka kwigira ko ibyo Imana yavuze ngo ibisi birazira atangira kubizirura. Nagira ngo nkubwire wowe, Imana yavuze ko hari ibintu bizira, wowe ugatangira kuzirura, ugatangira kwivugisha ngo kiriza yakwiye kirazira, ugatangira gufata ibintu Imana yavuze ngo ibi birazira ukabizirura. Nagira ngo nkubwire ngo urebe neza utaba waragawe, kuko nuba waragawe uraza ko ufite akaga gakomeye cyane. Maze ngo Sawuli arangije yanga gukora ibyo Imana yamutumye, atangira kwigira umunyabwenge, atangira gukosora Imana. Hari abantu bari gukosora Imana, hari abantu bari kwerekana ko ibyo Imana yakoze atari byo. Abo bantu rero mucunge sana Imana itaza kubagaya, kuko nibagaya maraza guhura n'akaga gakomeye. Turimo turigana ijambo rivuga ngo namugaye. Nagira ngo kugabana n'Uwiteka biragatsindwa. Buri ugawe n'umuturanyi, ukagawa na mama wawe na papa wawe, icyo ntacyo bitwaye, ariko Imana itakugaye. Maze Sawuli Imana iramutuma, ariko ntiyagenewe akore ibyo agomba gukora. Irari, ubwibone, kwishyira hejuru bituma ngo arokora abakobwa
bo mu bamereki, arokora umwami Agagi w'abamereki aho kugira ngo abice, kandi aricyo yari yatumwe. Rero ibyo byaje gutuma Imana imuca ku ngoma, iramugaya, ibona ko atakwiriye kuba umwami w'Abisiraheli, irangije iramugaya, imuca ku ngoma. Nagira ngo iyo Imana ikugaye ntabwo ushobora kuguma ku ngoma, ntabwo ushobora kuguma kuyobora. Iyo Imana ikugaye, hari abantu benshi ushobora kuvuga ati pastor se nyamara Imana hari abo yagaye bagakomeza bagakora. Sawuli Imana imuca ku ngoma yakomeje arakora, yakomeje arayobora, yamaze imyaka myinshi ariko yaraciwe. Hari abantu bashobora guhanura baraciwe, hari abantu bashobora kuba abashumba baraciwe, hari abantu bashobora kuba abavuga ubutumwa baraciwe, ndetse rimwe na rimwe abantu bagahururira ibyo bavuze, bagahururira ibyo bakoze, ariko baramaze gucibwa. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Imana ni Imana nyiribihe, ni Imana ijya yirengagiza, ni Imana ijya ikureka ugakora ariko itakikwemera. Maze uyu Sawuli racibwa ku ngoma, Imana irangije ihagurutsa Samweli, ari ryo somo twasomye, iramubwira ngo jya kushakira umwami mu bahungu ba Yesayi. Niho nitegereje mbona harimo umwami wayobora igihugu cyanjye, wayobora ubwoko bwanjye. Nagira ngo mubwire ngo niba uko byagenda kose ushobora kuba uri igicibwa, ushobora kuba uri insuzugurwa mu muryango, ariko Imana yakureba ikabona ni wowe w'agaciro mu muryango, kubera ko Imana ireba ntabwo ariko abantu bareba. Abantu bakubonye nk'udashoboye, abantu bakubonye nk'isuzugurwa, abantu bakubonye nk'aho ntacyo uzimarira, ariko ugira umugisha, Imana ikureba ibone kuri umuntu w'agaciro. Nagira ngo mubwire inshuti yanjye, hari ibintu bijya bitubona bikadutesha agaciro. Hari abatubona turi nk'ibyondo cyangwa ibumba, ariko Imana ikatubona turi izahabu. Hari abatubona turi ibintu biri aho ngaho bidafite icyo bimaze, ariko Imana ikatubona turi ab'agaciro. Nagira ngo yego ntiwongere kwireba ngo wirebe nk'isuzugurwa, nta mashuri mfite, nta diporome. Hari kuba ufite diporome nziza, ariko Imana itakwemera, ntacyo byamarira ubuzima bwawe. Erega mwibuke ko hari abantu bazifite, banafite n'utuzi twiza, ariko babuze ibyo abantu babonera imbere y'Imana. Babuze amahoro, babuze umutuzo, bahora buzuye umururumba, bahora buzuye gushaka ibyubahiro, ndetse bigatuma n'ibyo bari bifite bizima babyikuraho kubera ko babuze ubwenge bw'Imana. Nagira ngo iyi Imana rero ikugaye, urwego rwose waba uriho n'ibyo waba ufite byose biba impfabusa. Muvandimwe inshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire uri muri amateraniro, nkubwire ngo wirinde ko Imana yakugaya, kuko iyo ugawe n'Imana ndakubwiza ukuri ibyawe biba birangiye. Maze Sawuli aragawa, ariko Imana ibwira Yesayi, iramubwira ngo ibwira Samweli, iramubwira ngo nabonye umuhungu uhuye n'uko umutima wanjye ushaka mu bahungu ba Yesayi. Reka nkubwire ngo Yesayi afite abahungu 7 nibo yemeraga. Nusoma Bibiliya twasomye, Bibiliya yavuze ngo Yesayi azana umuhungu we wa mbere, akurikizaho Shamu, akurikiza abahungu bose abagira 7, arangije arituriza aricarira. Samweli aramubaza ngo ese aba ni bo bahungu ufite, nta wundi muhungu usigaranye? Bivuze ngo Dawidi yari umuhungu wa Yesayi, ariko Yesayi atamwemera. Nawe ushobora kuba usengana n'abantu batakwemera, ushobora kuba ubana n'abantu batakwemera, ushobora kuba uvukana n'abavandimwe batakwemera, ushobora kuba uri mu gihugu utanemerwa, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikwemera izakwemeza batakwemera. Imana ikwemera izakwemeza batakwemera. Nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya, muri iki gitondo, haranira ko Imana yakwemera kugira ngo ikwemeza batakwemera. Imana nikwemera izakwemeza batakwemera, ariko Imana nikugaya, ahantu hose uzagera uzaba uri igicamuke n'inzerezi, umeze nka Kayini. Maze ngo Yesayi azana abahungu, ahera kuri Eliyabu, agera kuri Abinadabu, agera kuri Shamu. Abo ni abahungu bavuzwe amazina. Ngo arangije akurikiza abandi bahungu, baba abahungu 7. Arangije aricarira arituriza, aravuga ati Samwe, abahungu banjye bose nabashoje, nabarangije nabo ngabo nazanye. Samwe aravuga ngo nawundi mwana usiganye w'umuhungu. Bibiliya yavuze ngo hari umwana umuherereza, ngo ariko ubundi ariko bikuyeho, hari umwana afite ariko. Wabyumvise? Ubundi ariko akenshi bikuraho icyo wari uri kuvuga, cyangwa se bigatesha agaciro icyo wari uri kuvuga. Ni umwana w'umuhungu ariko ntemera. Ushobora kuba umwana w'umukobwa ariko utemerwa iwawe, ushobora kuba umwana w'umuhungu ariko utemerwa iwawe,
ariko niba Imana ikwemera igiye kubakwemeza mu izina rya Yesu. Niba Imana ikwemera ibyakorwaga mu muryango wose bigiye guhagarara kugeza igihe ubonetse kugira ngo bikorwe. Nagiye mubwira ngo Imana ijye ibikora wari igicibwa mu muryango, bakajya bavuga ngo ntacyo dukora n'akatabonetse, bakavuga ngo ibyo mwakora byose nta na kimwe twakora n'akatabonetse. Uwo ngo ni umuntu Imana yemeye. Ariko umuntu Imana yagaye, uwo muntu ibyo yakora byose aba ari kugosora mu rucaca. Uwo muntu ibyo yakora byose nta kintu na kimwe bishobora kumumarira. Ashobora kubikora akihahata akagerageza, ariko biba bimuvunnye kandi ntacyo byamugezaho. Maze ngo Yesayi arangije aravuga ngo nyamara ngo mfite agahungu ngo ariko ngo karagiye intama. Najya mubwire ngo niba mubizi bantu muri kumwe natwe hano, murabizi neza, wenda kireka wenda nimba ari wenda twavukiye mu bice wenda bitorora, ariko murabizi ubuzima bw'umushumba aba no kurushumbashumba, sibyo? Ubuzima bw'umushumba ubu bari bugayitse, bari bubi, imvura iramunyagira, ndetse yaba yarahindutse ibyondo no koga biba bigoranye kubera ko nyine ari umushumba. Nawe ngira ngo nimba uzi ubuzima bw'umushumba, kugira ngo ufate umwana wamwohereze mu nka ajye kuragira, kugira ngo ahari u Rwanda rwacu rwa 2025 ibyo ntibyaha. Kubera iki? Abana bacu dukeneye ko biga, dukeneye ko bagira ubumenyi, dukeneye ko abantu badasanzwe, ntabwo dukeneye ko babashumba. Ariko uyu mugabo bita Yesayi afata umwana we wanzwe n'abavandimwe be, wanzwe n'umuryango wose, wanzwe n'urugo rwe, aravuga ati n'ubundi ntacyo amaze nagene mu bashumba. Nusoma Bibiliya irakubwira Dawidi ibyo yahuye nabyo. Intare zajyaga ziza zigaza gutwara umwana w'intama, idubu zajyaga ziza. Bivuze ngo Dawidi yoherejwe ahantu yagomba gupfira. Nagira ngo ngo hari ahantu woherejwe ugomba gupfira, ariko iki gitondo ntabwo uri uwo gupfa. Niba Imana ikwemera, niba Imana itakugaye, ntabwo uri uwo gupfa. Hari abantu bagiye gutegereza gupfa bahebe, hari abantu bagiye gutegereza ko ibyo birangira bahebe, kubera ko ntabwo ahantu uri ari aho gupfira, kuko uburinzi bw'Imana bukuriho, kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Nuko Samweli aravuga ati rero wakita agashumba utakita agashumba, nta kintu na kimwe kiri bukorwe, ntabwo turi burye ataje. Ibintu byose birahagarara, ibintu byose bihagarara kuri ritimi imwe mu mwanya umwe kugeza igihe Dawidi aziye. Nagira ngo nguhereze ubuhanuzi bwawe muri iki gitondo. Ibintu byinshi byose bigiye guhagarara ku buzima bwawe kugeza igihe nawe Imana iguhagarika ikakugeza aho yagennye igomba kukugeza. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byinshi bigiye guhagarara ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi bigiye guhagarara ku muryango wawe, kugira ngo ubanze winjire aho Imana yagennye kugomba kwinjira. Ubwo n'ubuhanuzi bwawe bwakire. Ikibazo ndi kukubaza, ese Imana irakwemera cyangwa Imana yarakugaye? Icyo ni cyo ukwiye gushyiraho question mark. Maze ngo Yesayi Samweli aramubwira ngo nta kintu kiri bukorwe, nta kurya, nta gitambo, nta kintu na kimwe. Uwo mwana nabanzaza. Umva igitangaza cyabaye. Bakuru be nimba ari agafiriti bari batetse ntabagakozeho, niba ari inyama bari batetse ntawayikozeho, niba ari agaceri bari batetse ntawakozeho. Byakomeje kubahumurira bategereje yansuzugurwa wa wundi bari baraciriye mu ishyamba. Nagira ngo nkubwize ukuri, hari ibintu bigiye guhagarara, hari ibintu bigiye kunanirana, hari ibintu bigiye kubura uburyo mu gihe utaraboneka ngo bihereze umurongo, kubera ko Imana itakugaye ahubwo yagushima. Haranira ko Imana yagushima muri iki gitondo, haranira ko Imana yagushima. Niba Imana yarakugaye, ongera uce bugufi ko imbabazi z'Imana ziracyari ku buzima bwawe, wemerera Imana ku buzima bwawe, nikwemerera aza kukwemeza n'abandi. Ese buriya Justin buriya hari icyo yakwimarira? Ese buriya nawe hari abantu badufasheho ijambo kubera ko turi mu ishyamba, kubera ko badutereye mu ishyamba, ariko hari Imana ije kutugaruraho ijambo kubera ko hari Imana itareba nk'abantu. Bibiliya yavuze ngo Samweli arahaguruka amaze kureba Eliya, ngo arareba aravuga ngo uyu nguyu nyamara uyu nguyu kabisa, uyu nguyu Imana yamwimika. Ngo kubera ko ngo Eliya yari umusore mwiza w'igihagararo, ndetse mwibuke ko abasore bose bari baratojwe iby'intambara, barize za kaminuza. Nagira ngo kwiga kaminuza no kwemerwa n'Imana biratandukanye. Kwiga kaminuza ukiga amashuri ukagira za PhD ukagira za professor, ibyo ni ibintu bitandukanye no kwemerwa n'Imana. Hari igihe abantu bamwe bajya banibeshya bakavuga ngo kuba wenda warize ngo
ku rwego runaka ukisipeza mu kintu runaka ngo uri umunyabwenge, biratandukanye. Cyakoze wakwitwa umuhanga mu kintu runaka wize, ariko umunyabwenge, ubwenge buturuka ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ibindi byose muba mwibeshye. Ngo ni umuntu ngo wize ngo w'umunyabwenge, barababeshye. Ni umuntu wize w'umuhanga cyakora. Umunyabwenge ni umuntu wasobanukiwe n'Imana, akagira ubwenge bw'Imana. Ikikubwira bene abo bantu ko nta bwenge bafite, abenshi muri bo nta bwenge bafite kuko batigeze bemera Imana. Usanga ari dogiteri ubwira abantu kwirinda ibintu byatuma ubuzima bwe ubuzima, ariko akajya baga umuntu afite itaba ari kunywa kandi azi ko ryangiza ubuzima. Ubwo ni bwenge nyabaki? Ugasanga umuntu ni profeseri ku rwego rwo hejuru, arabizi neza ko inzoga zangiza, n'abo bana ari kwigisha, n'abana ari kwigisha kwere kubigisha kubazibereka, ariko ugasanga arimo arigisha atanga isomo afite inzoga ari kunywa. Ikikubwira ko nta bwenge bw'Imana buhari. Cyakoze ubuhanga burahari, ariko nta bwenge bw'Imana buhari. Ubundi ikikubwira umuntu ufite ubwenge bw'Imana akora ibintu bye kandi akabikora biri mu Imana. Ariko umuntu wamaze gutakaza ubwenge bw'Imana cyangwa utanabufite akora ibintu bye ariko bitari mu Imana. Ibintu birimo kwikunda, ibintu birimo kwikanyiza, ibintu byo kwigira ikirenze, ashaka kurenga Imana. Rero Eliyabu baramuza ngo Samweli avanga uyu nguyu n'Imana yimikisha amavuta. Reka mabwize ukuri, nshobora guhaga hano kuri pano ngahita avana uyu nguyu kabisa, ariko Imana itamwemera pe. Nkareba nkavuga ni Jane, ariko ntibikabe mu izina rya Yesu n'urugero ndi gutanga. Nkavuga ni Jane kabisa n'umukobwa wanjye kabisa arakiranuka, ariko nta biriho n'urugero nanze. Hari igihe twe tureba nk'abantu, ariko Imana yireba nk'Imana. Nuko ngo Samweli arahaguruka ajya kumusukaho amavuta, Yaso asutse biranga. Imana iramubwira ngo Samweli wirebe igihagararo cye, wirebe uko ashingwe, wirebe amashuri, nubwo yize menshi ariko namugaye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana igigaye abantu, ariko twebwe tukabona ni bari perfect, bameze neza, baraboneye, barakeye, tukabona twabaha nijoro. Ariko iryo juru uri kuba ni ijuru ryawe, si iry'Imana. Ngo maze ngo muri ako kanya haza umuntu bita ngo byanze Yesazana Aminadabu. Aravuga ngo Aminadabu niwe umukurikira. Ngo Aminadabu nawe yari umusore mwiza, yari umusore mwiza cyane, ariko nawe ngo Samweli amurebye avata hari yabaruye, ngo arahaguruka ajya kumusukaho amavuta yanga kumumenekaho. Imana iravuga ngo wimurebe uko areshya, namugaye. Wimureba ko ari umushumba, namugaye. Wimureba ko ari umuhanuzi hano bigasohora, namugaye. Wimureba ko ari umuvugabutumwa mwiza, namugaye. Wimureba ko ari umukristo, ari umudiyakoni, namugaye. Nagira ngo Imana igigaye abantu bafite ibihagararo. Ubwo budiyakoni ni igihagararo, ubwo bushumba ni igihagararo, ubwo buvugabutumwa ni igihagararo, ubwo buhanuzi ni igihagararo. Imana igireba abantu bafite igihagararo ikabagaye. Nuko Yesaya ntiyashirayo, arongera azana uwo bita Shamu. Araza amubwira ati uyu musore nawe ni uwanjye. Ati kandi ni umwana mwiza, aramutaka. Ngo Samweli amurebye aravuga ati kuko yaba ari uyu nguyu. Arongera arahaguruka ngo ajye kumusukaho amavuta, arasuka birange. Imana aramubwira ati hoya, ariko Samweli sinakubwiye wirebe igihagararo cyiwe, nawe namugaye. Nagira ngo nkubwire ngo namugaye ntitangazwe ku buzima bwawe. Namugaye ntitangazwe ku buzima bwawe. Reka Imana ikurebe kwishimira, reka Imana ikurebe iguhereze umugisha, reka Imana ikurebe ibone ko ari wowe wari ukwiye kubona ibyiza byayo. Imana ishimwe cyane. Nuko umuhungu wa gatatu yari Shamu, ariko biranga. Samweli yajya gusuka amavuta akanga kuva mu ihembe. Nagira ngo mbwe ngo hari ibintu byinshi, hari abantu benshi cyane tubona bakwiriye ibyiza, ariko mu by'ukuri Imana yareka abantu badakwiriye ibyiza. Ntibizagutangaze ko wa muntu w'isuzuguro wabonaga uri aho ngaho mafuti, Imana imukoresha, Imana imutabara, Imana imugirira neza. Ntibizagutangaze ko wa muntu wabonaga udakwiriye gukundwa ari we abantu bakunze. Ntibizagutangaze ko wa muntu wabonaga mu muryango ukabona yarabaye icyanze, yarabaye ikigoryi, ari we uhindukiye akaba umutware wanyu mu muryango, bitewe n'uko ijuru ryamwemeye rikamubahamiriza. Ryamara kumuhamiriza agasukwaho amavuta n'Imana. Nagira ngo uyu muntu ariho amavuta y'Imana,
ibintu byose biremera. Ariko iyo umuntu atakaje amavuta y'Imana akagawa n'Imana, uwo muntu aba ari mu gahenebero, nta hantu aba ari kujya. Ese amavuta y'Imana acyari ku buzima bwawe? Ese Imana iracyakwishimira? Ese Imana iracyakwemera? Maze ngo Yesaya atambutsa abahungu be 7, arangije yifata gutya aravuga ngo Samweli, abahungu banjye bose nabazanye. Samweli aramubwira ngo hoya ntabwo wabazanye, nta wundi muhungu usigaje. Arangiye avuga ngo aragaherezi k'agashumba karagiye intama. Bivuze ngo mu mitekerereze no mu mibereho y'umuryango wa Yesaya, Dawidi yari yaribagiranye. Nagira ngo nawe ushobora kuba waribagiranye mu muryango, ariko ntabwo Uwiteka yakwibagiwe. Icyo ukwiriye gukora, haranira ko Imana ikwemera. Dawidi ngo aho yibereye mu ishyamba agacuranga, akaririmba, agashima Imana, agasenga, akabwira Imana ngo Mana, nubwo ndi mu ishyamba ndagushimiye ko wabanye nanjye, nubwo ntemerwa na bakuru banjye ariko uranyemera. Dawidi gukomeza kwigira ibihe bye no gusenga. Nagira ngo ubutayu bwose waba urimo, ikibazo cyose waba urimo, komezanya umushyikirano n'Imana, komeza ugirane ubusabane n'Imana. Intambara zose waba uri kurwana ntiwirengagize, ntiwitakarize, ntutume Imana igutakariza icyizere. Ibibazo waba uri kunyuramo, komeza ubwire Imana ngo ese Mana uranyemera. Komeza winginga Imana, ubwire Imana ngo Mana, ndashaka kuba muri wowe, ndashaka kugira imbaraga zawe. Nagira ngo nkubwire ngo wabura amafaranga, wabura inzu, wabura iterambere, amashuri bikanga, ariko ntutakaze kwemerwa n'Imana, kubera ko Imana ikwemeye ikwemeza abandi. Nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti yanjye, turimo turigana ijambo rivuga ngo namugaye, ariko iri jambo ndakwinginze, iri tangazo ntirigutangarizweho ko Imana yakugaye, kuko Imana niba ikugaye urabona ishyano. Nuko ngo Dawidi aragira intama, bari bazi ko azicwa n'intare, bari bazi ko azicwa n'idubu. Nawe hari abantu bakuretse, bazi ko ubukene buzakurangiza, bazi ko nubwo wize ntacyo bizamara ku buzima bwawe. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo niba Imana ikwemeye, Imana igiye kugukura aho hantu maze igihe, aho hantu wari utinze, yewe nawe wabonaga ko utazahava, ariko Imana ibyo ibikoreye kugira ngo abantu bazamenye ko hari Imana yemera, yamara kwemera umuntu ikamwemeza n'abandi. Imana ishimwe cyane. Maze ngo Dawidi agiye kubona abona intumwa ziraje, ziramubwira ngo Dawidi wenda bamutumye undi mukozi mu rugo. Umukozi ajya kubwira Dawidi ati hari umuntu ugushaka, ati ndetse habaye ikirori. Dawidi ati si icyo kirori ko ntakimenye. Ariko agatima karagaruka avuga ati se n'ubundi ko bantaye banyanze, n'ubundi nakimenyeraga iki? Dawidi n'agahinda kenshi n'umubabaro, ariko ibibazo byose yari afite Dawidi yakomeje gusenga no kubana n'Imana, yakomeje kuba hafi y'Imana. Aravuga ngo njyewe nzakomeza mbe hafi y'Imana. Akajya yiririmbira, akajya yicurangira, akavuga ngo wa Mana we, nubwo ndi mu ishyamba ariko ndacyakwemera, ariko ndacyagushima, ndacyavuga imbaraga zawe. Nagira ngo nawe wuzure umutima, nubwo uri mu butayu komeze wemera Imana, nubwo uri mu kibazo ukomeze uvuge ngo wa Mana waracyari Imana, nubwo byanze abana babuze icyo kurya ukomeze uvuge ngo wa Mana we, nubwo wabuze ibyo kurya ariko ndabizi kugabura, ndabizi kuri Imana. Uyu munsi ntibariye ariko ejo bazarya. Ngo Dawidi mu kibazo yari afite no kwangwa n'umuryango, ariko akomeza avuga ngo Mana uracyari Imana yanjye. Nuko ngo Dawidi abona intumwa ziraje, ziramubwira ngo yewe Dawidi we, mu rugo hari ibintu byabaye, hari ibirori byabaye. Dawidi ati se ko ntamenye ibyo birori? Baramubwira ati nyamara tirabonye ati na wa muntu bita Samweli yaje. Kubera ko urumva Abisirayeli ntabwo bari kuyoberwa Samweli n'umucamanza w'Abisirayeli. Ubu se wayoberwa nyakubaho wacu wamuyoberwa se? N'uruhinja rwa rumuzi. Samweli rero nawe n'uruhinja rwari rumuzi. Maze baramubwira ati nyamara hari umuntu witwa Samweli, wa wundi wa mucamanza wacu, wa wundi utuyoboye, nyamara araje. Samweli afata se umuntu baje bakarinda kumamagara. Dawidi arabyibaza cyane, ariko ntiyabitinda kuko hari icyo yari yaravuganye n'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ibibazo byose n'intambara zose wahura nazo, niba waravuganye n'Imana, urahirwa ko bizarangira useka, bizarangira unezerwa. Ariko niba Imana ikugaye, ahari uyu munsi waba uri guseka ariko urimo uraseka amarira gushyira mu marira, urimo uraseka ibitwenge bigushyira mu marira. Ongera wirebeho, ese ijuru rirakwemera? Ese ijuru ntiryakugaye? Wirebeho uko turi kumva iri jambo, wongere ugaruke kuri Yesu, kuko yiteguye kugira neza. Maze ngo Samweli yanga ko abantu bagira icyo bakora, kurya ntibariye, kunywa ntibanyweye, kandi byari byatetswe byiteguwe, byari ikirori, ntibarya. Dawidi ataje. Nuko Dawidi araza ageze mu rugo,
akihagera nta jambo na rimwe rivuze, Imana itubwira ngo haguruka. Hari abantu bagiye kuguhagurukira. Hari abantu bagiye kuguhagurukira ukicara. Hari abantu bagiye kuguhagurukira baguhereza icyubahiro. Iyi Mana narayitangariye. Iyi Mana yajyaga imbwira n'ubikikunda kubimbwira ikambwira ati nyamara uko wibona nuko abantu bakubona, ntabwo ari njye nkubona, ntabwo ariko nkubona. Ariko natangariye iyi Mana. Iyi Mana yavuze ko izatugira abakomeye, bamwe ntitwabyemera. Ariko hari umunsi umwe nigeze njya mu bukwe. Ubwo bukwe nagiyemo meze nk'aho hari nta muntu tuziranye, ariko mpageze nsanga hari abantu tuziranye. Bimaze kumbaho inshuro nyinshi. Urabona ukuntu abantu bajya kuri buffet bagiye kwiyarurira. Muri njye sinagenda ajya kuri buffet njye gutonda umurongo kuko ndwanira ibyo kurya. Ndangije ndicarira muri njye numva po yicarira ubundi se kurya hari igihe utarya ibiryo hari igihe utarya. None ngiye kubona mbona umuntu araje ntabwo namubwiye ikibazo cyanjye, sinabwiye ko ntari bugende. Ngiye kubona mbona umuntu araje aranyarurira aranzana ati mushumba rwose, nta nubwo nari nzi ko nahari. Ati mushumba rwose ntabwo wajya gutonda umurongo. Ndavuga ariko Imana uzi ko ikora di. Niyicariye sinagiye, ariko hari umuntu wantekereza avuga ngo nyamara hari umushumba, reka nubahe icyo Imana yakoze ku buzima bwe, nubaha amavuta ye. Nagira mbwiye ngo iyi Imana ikuzamuye ikakwimika ntabwo ntuzisuzugure ku rwego rwose waba urimo. Ntuzisuzugure ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Nshimira Imana ko Imana ijya ifata abantu b'insuzugurwa ikabazamura. Nshimira Imana ko, reka mbabwize ukuri, buriya nubona muri ziriya nkoni dukubitwa niho harimo kuzamurwa kwacu, niho harimo kugira amavuta, niho harimo kugira imbaraga. Abantu mujye muhora n'ibigeragezo byaza mukavuza induru, ntiwongere kuvuza induru. Kuragira inama kwa Dawidi niko kuzura mwuka wera kwa Dawidi. Gucibwa akazurumwa mu ishyamba kwa Dawidi niko kuzura mwuka wera. Nagira mbwiye ngo ikibazo urimo nicyo kigiye gutuma wuzura mwuka wera, kigiye gutuma usenga, kigiye gutuma hafi y'Imana wiriza ubusa. Ubundi mbere kwiriza ubusa ntabwo ari kubibasha, ariko urabwiriza bikemera, kandi ibyo bizatuma Imana irushaho kubana nawe kandi guhereza imbaraga. Narindi kubabwira ngo iyi Imana igushyizeho amavuta, iyi Imana igutoranyije, Imana itakugaya irakwemeza, ikwemeza abandi bantu bakakwemera. Ushobora kuvuga ikintu uzi ko ari igisanzwe, ariko kubera ko hari amavuta usizwe, Imana isize kuri wowe, icyo kintu kikaba kidasanzwe bitewe nuko harimo ubwenge bw'Imana. Haranira ko wagira ubwenge bw'Imana. Njya mbwira abantu dusenga navuga ngo senga, ariko wibuke gusaba ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bw'Imana nibwo bugiye kukunyuzaho abandi bananiwe kunyura. Dawidi aragenda ageze mu rugo baramuhagurukira. Narindi guhanura ubuzima bwawe ngo hari abantu bagiye kuguhagurukira, hari abantu bagiye kuguhereza icyubahiro, hari abantu bagiye kubona ko ari we bari bakeneye mu buzima bwabo kandi mbere batarabibonaga. Imana itegeka Samweli ngo haguruka umusuke amavuta uwo ni we, ngo Samweli arahaguruka ngo none wasutse bigira gute? Biremera. Hari ibintu bigiye kwemera kuko Imana yakwemeye. Arasuka biremera. Mu bahungu 7 bose batambutse imbere byari byanze kandi bari abahungu beza, bize rwose, ariko bize biga Imana itabemera. Hari ukwiga ukiga Imana itakwemera, hari ugucuruza ugacuruza itakwemera, hari ukujya muri biro ukajya muri biro itakwemera, hari ugucuruza agatari Imana ikwemera, hari ugutiga Imana ikwemera. Uwo muntu arahirwa. Imana ititaye ku mashuri yaba Abinadabu, ititaye ku mashuri ya Shamu, ititaye ku mashuri ya Eliyabu, ititaye ku mashuri y'abahungu 7 ba Yesayi. Yemera agashumba katigeze kiga, katawe karetswe, barakajugunya banga ngo genda uzapfire mu ishyamba, n'ubundi hari intare hari idubu zizaguhita. Ariko kuko Imana yakunze abandi banze, irangije imutoza iby'intambara, imutoza kurwana n'idubu, imutoza kurwana kwa kundi ujya usenga kubw'ikibazo, Imana ibiri kugutoza kurwana n'idubu, Imana ibiri kugutoza kurwana n'intare. Nagira ngo mbwiye ngo mwuka kurwana n'intare niho wuzura mwuka wera, niho wuzura imbaraga z'Imana. Bivuze ngo hari igihe ibintu bizaba byananiye abandi, wowe ubikore ubinyuremo kubera ko Imana yakujuje imbaraga. Rero Imana igikunyuza mu bintu kugira ngo iguhereze imbaraga zihuye n'intambara ugiye kuzanyura mu rwabo.
Imana ijya ikunyuza mu bintu kugira ngo iguhereze imbaraga zihuye n'ibyo uzanyuramo. Imana ijya yemera ko usonza kugira ngo nuzahura n'abashonje ubagaburire kandi wamaze kubihereza agaciro. Imana ijya ikunyuza mu bukene kugira ngo nukena umenye agaciro k'umukene. Imana ijya ikunyuza no kubura isabune yo gufura kugira ngo abandi nibabita kuzumve ko byabaye. Imana ijya yemera kunyura mu bibazo kandi ufite amaguru n'amaboko kugira ngo n'abayafite nabo bafite ibyo bibazo nibatakuzabumva. Maze ngo Dawidi Imana yemera ko anyura imbere y'idubu n'intare kugira ngo atozwe. Reka mbabwire ikintu cyabaye kuri uyu muntu wita Dawidi. Yageze ku rugamba, abasirikare abajenerali bari baratojwe, bananiwe kurwana n'ugihanda bita Goliyati. Ariko kuko Imana yamutoreje ahantu abantu batazi, ahageze kuko yari uzi imbaraga z'Imana kandi Imana imwemera, ahangamura ikintu umwami yananiwe guhangamura. Yararwanye n'ingabo zitandukanye. Ndagira ngo nituba twuzuye Mwuka Wera, hari ibintu tuzanesha abandi bananiwe kunesha. Nituba twuzuye Mwuka Wera, hari ibintu tuzatsinda abandi bananiwe gutsinda. Ese wuzuye Mwuka Wera? Niba utuzuye Mwuka Wera, uyu mwanya haracyari ibyiringiro ko Yesu yagaruka mu buzima bwawe, agatura mu buzima bwawe. Niba utaramwakira uze kumwakira. Niba wari waraguye ugaruke mu mwanya. Yesu yiteguye kukugira neza. Ngo Samweli arahaguruka amusukaho amavuta, arangije atangaza itangazo, aravuga ngo uyu ni umwami w'Abisiraheli. Arangira avuga ngo noneho ngaho nimurye. Batangira kurya ya manyama n'amafiriti nabyo byo bari bateguye kubera Dawidi. Hari abantu bagiye kurya kubera wowe. Hari abantu bagiye guhabwa uburenganzira bwo kugira ibyo bakora kubera wowe. Hari abantu ugiye gusengera bakabohoka kubera wowe. Hari abantu bagiye gukira indwara zabo kubera wowe. Bamwe muri mwe muzi ko hari abantu babisigiwe ntabo. Iyi Imana ikwemeye ikwemeza abantu. Iyi Imana ikwemeye gusukaho Umwuka wayo. Iyi Imana ikwemeye guhereza imbaraga zayo. Izo mbaraga zayo nizo zizatuma abantu benshi bakiri imbere yawe. Abantu benshi babona neza imbere yawe. Abantu benshi bahabwa umugisha kubw'uko nawe uri umunyamugisha. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo Dawidi asukwaho amavuta aba umwami w'Abisiraheli. Nagira ngo nkubwire muvandimwe, hari ibintu byari byaranze ku buzima bwawe, ariko ntiwemere ko Imana ikugaya. Iyi ntamugayo ntitangazwe ku buzima bwawe. Imana yagaye abana bose ba Isaya, ariko yemera umuhererezi Dawidi wari waratawe, yararetswe, yarashugunywe. Bibiliya iravuga ngo nubwo waretswe ukangwa, ariko uyu mwanya ngiye kukugarukaho, ngiye kukugira neza. Imana muri kitondo igiye kukugira neza wabaye muri amateraniro. Nagira ngo nkubwire ngo umaking sure ko nta kugawa kuri imbere yawe, imbere y'Imana. Niba utaragaye imbere y'Imana, Imana igiye kukugira neza. Iri ni ijambo rikwiriye guhindura ubuzima bwawe. Ni ijambo rikwiriye gutuma wongera ukizera Imana. Ni ijambo rikwiriye gutuma wongera ukuzura Mwuka Wera. Ni ijambo rikwiriye gutuma ukomeza gusakuza, Mana ndapfuye, Mana birarangiye. Upfuye gute? Niba ukiyatura wo gupfa, ntabwo uri uzura imbaraga z'Imana, ntabwo uri imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo umuntu yuzuye imbaraga za Mwuka Wera, ahinyuza iby'isi yamuvuzeho, agahinyuza ibyo abantu bamuvuzeho, ibyo ababyeyi bavuze arabihinyuza, kubera ko yuzuye imbaraga z'Imana. Dawidi yahinyuje ibyo bamuvuzeho, aho kugira ngo agende apfire mu ishyamba, ahubwo aragenda akajya aririmbira Imana, akajya asenga. Imana ibana nawe, Imana imuhereza imbaraga, imutoza urugamba atagiye ku ikosa abandi bagiyeho. Agera ku rugamba ahangamura icyo abandi bananiwe gukora kandi baratojwe, baragiye ku ikose. Icyo ni Imana igikorera umuntu. Nubwo utize, Imana yagukoresha iby'ubutwari. Nubwo utabonye diplome nziza, Imana yagukoresha iby'ubutwari. Nubwo udafite amafaranga, Imana yagukoresha iby'ubutwari. Uko Imana yakoresheje Dawidi, niko na Imana igiye kugukoresha. Icyo ukwiriye gukora gusa muri iki gitondo, nuko ukwiriye kumakinga sure ko Imana ikwemera. Kuko Imana nikwemera, irakwemeza n'abandi. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga. Ubwire Imana ngo Mana, iki gitondo ndakwingiza unyemere, ntungaye. Ahari narakosheje, ahari naracumuye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko ndakwingize ntungaye, kubera ko ninemerwa nawe ndaza kubona ineza yawe. Nagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, nimba hari ikintu ukwiriye kwitaho, ukwiriye kwita ku cy'Imana yavuganye nawe kuruta uko wakwita ku cyo abantu bavuze ku buzima bwawe. Abantu bavuze ko utazabaho, ariko ugiye kubaho. Abantu bavuze ko utari burenze 2025, ugiye kurenza 2025. 2026 ukomeze urame, kubera ko abubaha Uwiteka bazarama, bazagwiza
bakagwiza imyaka kuko Imana iri ku ruhande rwabo. Nagira ngo nkubwize ukuri, niba hari ikintu utari uzi, uri uw'agaciro mu maso y'Imana, wari waraguye warasubiye inyuma, andika aho tugusengere. Wari utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, andika hasi aho twatuze Yesu Kristo umwami n'umukiza, kugira ngo nawe umwana mu rugo ahari Imana yari yarakugaye, ariko uyu mwanya haracyari ibyiringiro. Uyu mwanya wongeye kwizera, Imana yakugira neza. Yesu ateze ibiganza aravuga ngo mwana wanjye ngwino nkugirire neza, ngwino nkurengere, ngwino ngutabare. Rero ibyo ari byaragufasheho ijambo iki gitondo bisezerere, bibwiye ko nta mwanya bikigufiteho. Wari warakiriye indwara ngo ahari nzabana nayo oya, sezerera indwara ku buzima bwawe, uyibwire ngo wandwara we, hari Imana iri mu buzima bwanjye. Nagira ngo nkubwire muvandimwe inshuti y'umusaraba, hari Imana ije ku buzima bwawe iki gitondo. Hari Imana ugiye kubona ikora, hari Imana ugiye kubona ihindura amateka. Niba itakugaye, cyakoze niba yakugaye ufite ikibazo gikomeye. Niba yakugaye, nakubwira ngo aracyariho ibyiringiro. Uyu mwanya wongere wizere, wongere wishingikirijeho, uce bugufi upfukame, ubwire Imana ngo Mana ndashaka kungira neza. Wari warangaye, nari narakoze ibi narakoze, ubyature, ubwire Imana ngo Mana noneho ndashingira neza. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye, namugaye twe ntutugaye papa, ahubwo tugirire impuhwe. Twe twarakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko turagarutse. Iteraniro ryose duciye bugufi, uko wahamagaye Dawidi w'umushumba utagire pfa na ruguru, wanzwe ukamugira neza, uko niko natwe waduhamagaye ukadukura mu bintu bikakaye, ukadukura mu bibazo bikakaye, ukadutoragura abandi badutaye. Turagushimiye papa, ngaho komeza ubane natwe rero, twuzure mwuka wera, twuzure imbaraga zawe, twuzure ubwenge bw'Imana mu byo tuvuga byose. Abantu bagiye babohoka kubw'ineza no kubw'imbabazi zawe. Ndagushimiye mwami kubw'ineza no kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye ko ikore kwibahisha, ndagushimiye ko tugire neza. Urakoze kubw'amateraniro, urakoze kubw'iri jambo. Reka abantu bakwakire babohokere imbere yawe, abantu bakira indwara muri iri jambo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo rifite imbaraga. Urakoze papa, amen.